Banyarwandakazi tubanze kubafata mu mugongo bw'umuhungu wanyu Jay Polly, umwe muri hip hop umaze kwitaba Imana muri iri joro, ubwo yavaga muri gereza bamujyanye kwa muganga ku Muhima avuye Mageragere, akimara kugera ku bitaro yahise yitaba Imana. Inkuru ku museke.com ukaba byahasesekaye inkuru nyamukuru. Izi ni indirimbo imwe yagiye akora zitandukanye. Abasore b'ibisambo n'amajigija aziza amajipo sinarinzwe nabi nuko umunsi naguye gitumo Nyagasani yagutanze ujya gusimbuka rwakubonye umutima udiha nasabwe gukira igikapu hasi ngo bafungure Black Dara zirasesekara yubuye amaso ndamusekera bya nyirarure. Vuze ko abantu benshi bamukundaga sinaba mbeshye, nanjye ndimo. Ingutazi igihomezira agatabwa zituma udataha mu ndageri abenshi twicurije n'ibyaha batuzi kera baciwapi byo nama burakindisha umire kupinge. Izo ni indirimbo ze zitandukanye yagiye aririmba. Sinakwifuriza kuzagwa mu cyuho byo nakoze byose naharaniraga kuzava ku cyavu gaho nyigira akomeza afashe ni nawe uzi impamvu. Umusaza wacu Kabakamana kuburaho igihe gito umusaza mu basaza ntabwo tuzamwibagirwa na rimwe. Aduteye agahinda, aduteye intimba rwose. Imana imuhe iruhuko ridashira. twari tutaziranye ubuzima muri ghetto bwo bwari kimwe umutima niyo yari indyo nk'ibisanzwe Dr. tuheruka kurya igikambakamba twabayeho nabi ntutinde kubivugwa Jay n'umwe nawe mumfashe tumusabire kuri Nyagasani amwakire mu bayo kuko ubu ngubu yamaze kuva mu isi. Umusaza muri hip hop wayitangije ubu tuvugana yamaze kuva mu isi. Natwe dusigaye tuzamura inkoni nk'iyo Sipiriyani yamuhaye. Iyo ni inkuru y'incamugongo yazamutse mu gitondo cya kare saa 10 yuko Jay Polly amaze kuva mu mwuka. Dufatanye tumusabire. Ikosa rya mbere ni ukwibagirwa, tugerageze ntituzamwibagirwe, tumwibuke. Amahoro kuri Green F2K Studio. Numenye icyo bakurushije ndagiye kuzindira ishuri urushe na benshi bacakisha ubushomeri utera isho. Hip hop ya kera Tough Gang Jay Polly Green Panther mbi story y'abacarutsi Lick ndakureba F2K Studio Tough Gangsta yeah isanze nzimuri story nk'iya Makavela ubuzima bukomeye isezero ntare bikibyera mukabironda nta na rimwe asekera. Iyo ni indirimbo yaheruka gusohora nshyashya ubwo yayisohoraga avuye muri gereza. Murabizi ko yari amaze iminsi afunzwe, akaba yendaga kujya kuburana, itariki yari yagiye kuburanira akaba ariyo yapfiriyeho. Nkuko bidahira bose ukiriho shimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana. Bijya gutangira ku itariki enye mu rugerero umwanzi Yesu yatatumye yazana umunabi mu nzu iwanjye nta rwango intonganya zivuga ntazwo zije. Jay Polly w'umusani yahinduka umunyabyaha atyo itariki ntimva ku mutima. Iyo minsi yaranzwe n'amarira abakunzi batakamba cyane abanzi bari ku icupa. Amaso abona rubi mu makubu habonera